twongeye kugushima data ukirana kuri mu ijuru, tugushimiye ubuntu, urukundo, imbabazi uhora dusesekazaho buri munsi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waradukunze uratwiyegereza, wirengagiza ko turi abanyabyaha, ahubwo uharanira ko twahinduka. Ngaho ngwino uhindura imitima yacu, uduhe gusa nawe, maze ku iherezo ry'urugendo tuzishimire kugusanganira. Watugaburiye umutsima w'ubugingo, utwereka ko tugomba gutanga icyitegererezo kizima. Ngaho ubitere mu mitima yacu, kandi ubwo tugiye no gukomeza kwiga ubane natwe, uganire na buri mutima wose, twese dukirizwe imbere yawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa, nkuko tumaze kubivuga, tugiye kuganira nanone ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rigereranywa n'umutsima w'ubugingo. Tuba tugomba kurya ndetse tukongera tukarya kugira ngo dukomeze gusigasira imibereho yacu y'iby'umwuka. Bitewe nuko ijambo ry'Imana rigereranywa n'uwo mutsima nyine, niyo mpamvu n'umuntu adashobora kugira ubwishingizi bwo kubaho yasenze rimwe cyangwa se yize ijambo ry'Imana rimwe, kimwe nuko umuntu uyu munsi ararya ndetse si n'umunsi gusa, ahubwo ararya mu gitondo akongera kuza gukenera no kurya ku manywa. Natwe rero tugomba kuba twubakitse mu bijyaniranye n'iby'umwuka. Niyo mpamvu igihe twabonye akagahe tuba tugomba kukabyaza umusaruro mu buryo bwose. Rero tugiye kuganira ku insanganyamatsiko igira iti umugisha wihariye ku bizera Imana. Umugisha wihariye ku bizera Imana. Iyo tuvuze ikintu cyihariye, ntabwo ari abantu benshi bakigabanaho, ahubwo haba ibyo abantu bahuriraho. Haba ibyo abantu bahuriraho, tujya dusoma tukabona ngo Imana igushiriza imvura ababi n'abeza. Nibyo koko. Itanga ibyo kurya, imereza nk'ubwatsi. Ndetse muri Matayo niho Yesu ari kwigisha icyigisho cyo kuturinda kwiganyira. Yavuze ngo ibyo byose musaba ab'isi nabo barabibona. Ndetse ibyo kwambara, ibyo kurya, ibyo kunywa, n'utasenze nawe arabibona. Iyo ni imigisha dusangiye kuri iyi si. Ari abizera, ari abatizera, ibyo byose turabisangira. Ariko hari umwihariko w'abizera Imana, umwihariko w'abashyize ibyiringiro byabo muri Kristo, ndetse ntibizere muri rusange, ahubwo umukiza wacu bakamugira umukiza wabo wihariye. Uwo ni wo mugisha turi kwifuza kugira ngo tuganireho kuri uyu munsi, kandi uyu koko ni uwihariye ku bantu bashyize ibyiringiro byabo mu Mana. Reka dusome muri Zaburi igice cyaho cya 29, niho haraduhishurira neza ngo mbese nubuhe mugisha abantu biringira Imana bihariye ku isi kurusha abandi bose, ku buryo natwe tuvuga tuti kwiringira Imana, kwizera Imana, kwizera ubutumwa bwiza hari icyo byamfashije. Kenshi tujya twigereranya n'abandi, ndetse mu by'ubuzima ukabona hari n'ibyo utizera arusha uwizera Imana. Ariko abiringira Imana bafite undi mwihariko dukwiriye kumenya, kugira ngo buri wese ajye anamenya ngo burya kuba niringira Imana hari icyo byafashije. Ariko nanone wongere wikebuke, wisuzume, urebe niba uwo mugisha wihariye koko uwufite. Kuko uramutse utawufite waba warayobotse, ariko nanone ibyo winjiyemo bitakurimo. Turasoma muri Zaburi igice cyaho cya 29 umurongo wa 11. Haragira hati, Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha, ari wo mahoro. Ngira ngo wenda abantu babashije gutahura muri uyu murongo bamaze kumenya neza icyo dushaka kwerekezaho. Baratubwiye ngo Uwiteka azaha umugisha ubwoko bwe, ariko uwo mugisha azabaha ni umugisha witwa amahoro.
amahoro niwo mugisha wihariye abantu biringira Imana bagira kurenza abandi bose. Twajya ku isoko twese tugahaha, ibyo kuhaha tukabibona, twashaka ibindi byose tukabibona, twashaka akazi uwiringira Imana n'utiringira Imana bakakabona, ariko biza gutandukanira ku kintu cyitwa amahoro. Mbese amahoro ni ukubera iki ari wo mugisha wihariye ku bantu biringira Imana. Muri iyi si abantu dushaka kugera kuri byinshi. Icyakora nk'uko umubwiriza yabivuze, imbaraga dushyira mu gushaka ubutunzi bwo mu isi ntabwo zijya zingana n'ibyo tubasha kubona. Ibyo bigakomokaho ko umuntu aragera ku byo ari gushaka arushye, ariko yamara kuruha ntaze kubona umunezero kubera ko nta mahoro ava mu ijuru abasha kugira mu mutima we. Imiterere ndetse n'imiremerwe ya kamere muntu iremetse ku buryo icyo atari yabona aracyifuza, ariko yamara kukibona akifuza ikindi. Ubwo mu mutima amahoro abagenje gute? Ababuze. Hari abantu benshi bafite ibyo bari baragambiriye kugeraho, ndetse ubu bisuzumye. Namwe muduteze amatwi murimo, mwerekeza amaso n'ibitekerezo byanyu mu myaka 10 yashize, cyangwa se 15, cyangwa se 20, ugereranije n'urugero rw'imyaka buri wese agezeho, maze mwibaze ku ntumbero mwari mufite. Ndahamya ko abantu benshi muraza gusanga ibitekerezo n'intumbero n'ibyifuzo byanyu by'icyo gihe ubu mwamaze kubigeraho. Ariko se mwamaze gutuza, mwabonye amahoro, mwumvishe mwarabigezeho, murarekera muravuga ati Mana ushimwe ibyo nashakaga nabigezeho? Ntabwo ariko bimeze, ahubwo impamvu nuko icyo umuntu adafite ajya abona giheranyije, ariko yamara kukigeraho akabona hari ikindi ashaka kugeraho, maze amahoro akaba arabuze. Ibyo kurya byiza bibaho, abantu barabirya, ariko mu mubwiriza niwe wageze haravuga ngo iyo ibyo kurya bigwiriye n'ababirya nabo baragwira, ngo ntacyo biba bimariye umuntu nyirabyo uretse kubirebesha amaso gusa. Turasoma nanone mu mubwiriza igice cyaho ni icya 2. Mwumve aha naho hari amagambo dushaka kuhasoma twerekeza nanone kuri iki cyigisho cyacu kitubwira ku mugisha wihariye abiringira Imana babona kuruta abandi bose. Umurongo wa 26 w'iki gice cya 2 cy'umubwiriza haratubwira hati, turahera ku murongo wa 24, nta kigirira umuntu akamaro kiruta kurya no kunywa no kunezeresha ubugingo bwe ibyiza bituruka ku miruho ye. Nabonye yuko ibyo nabyo biva ku kuboko kw'Imana. None se ninde wabasha kurya no kwinezeza akandusha? Kuko unezeza Imana ari wiha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo asarura runde abona ibyo guha unezeza Imana. Ibyo nabyo nubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Aha hari amagambo akomeye cyane. Unezeza Imana wenyine niwe wunguka ibi bintu, niwe ushobora gusarura akabona kumenya, akabona n'umunezero, ndetse akunguka n'ubwenge. Ariko ngo utanezeza Imana abigeraho byarangiza bikaba nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibyo yaharaniraga abigeraho, ariko ntibisiga amahoro mu mutima we. Icyo nicyo uwiringira Imana ndetse n'utayiringira batandukaniraho, kabone n'ubwo urugero rw'ibyo bafite n'ibyo bagezeho umuntu yaba bibona akabona birahwaye. Aya mahoro turi kwiga niyo Kristo yasezeraniye abamwizera.
niyo Kristo yasezeraniye abamukurikira ndetse n'abagera ikirenge muke. Ubwo Yesu yari ari kubwira abigishwa be ibyo kugambanirwa ndetse ari kubabwira iby'uko agiye gupfa, abigishwa be babuze ibyiringiro, bumva baracogoye. Turabisoma muri Yohana igice cyaho cya 14, mwumve. Ariko hari icyo yaje kubasezeranira. Yohana igice cyaho ni cya 14. Reka dusome aya magambo, umurongo waho ni wa 27. Haranditse hati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Icyo Yesu yasezeraniye abazamwizera bose ngo ni amahoro. Ariko se aya mahoro yarayabasezeraniye byagenze biti? Yaragiye kugambanirwa, akicwa maze bose bagatatana. Abagira amarangamutima menshi bari batangiye no kumva agahinda. Ntago bari bafite umutuzo, ariko yari ari kubasobanurira uburyo ibyo byose bishobora kubaho, ariko bakaza gusigarana amahoro mu mitima yabo. Impamvu nuko aya mahoro Kristo atanga atandukanye n'umutekano w'ibigaragara. Birashoboka ko bakwiba ariko ugakomeza kugira aya mahoro. Birashoboka ko bakwanga ariko ugakomeza kugira aya mahoro. Birashoboka ko wabura ibindi byankenerwa mu buzima ariko ugakomeza kubumbatira aya mahoro, igihe koko ari amahoro aturuka kuri Kristo uyatanga nk'uko twakomeje kubigaragaza. Aya mahoro kuyagira ni umugisha ukomeye, kandi dusoma neza mu byanditswe ko umuntu wese wizeye Kristo agomba guharanira kuyagira ndetse agashyiramo imbaraga akabisengera kugira ngo abashe kuyashyikira. Turabisoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero turasoma mu gice cyaho ni cya 3, umurongo waho turahera ku wa 10. Haratubwira hati, urwa mbere rwa Petero 3 umurongo wa 10 haratubwira hati, kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Buri muntu wese ngo agomba gushaka amahoro. Yamara gushaka amahoro akayakurikira ngo ndetse agashyiramo imbaraga kugira ngo ayashyikire. Mbese ni ibiki tujya dukora maze tukabona aya mahoro? Iyo umuntu ashyize urutonde rw'ibintu bikenewe muri iyi si, asanga hari ibintu bikomeje kuba ingume. Muri iki gihe cyo kwihuta cyane kw'iterambere ry'isi ndetse n'icyerekezo cyayo, abantu barakataje cyane mu gushyira imbaraga kugera ku iterambere risanzwe. Ariko ibi nibyo biza bigasiga imitekerereze yabo igizweho ingaruka, kubera cyane cyane guharanira kugera ku byo batekereza, ariko kandi biba biruhije gushyirwa mu bikorwa cyangwa se gushyirwa mu ngiro. Ibyo nibyo bijya bikomokwaho n'indwara nyinshi zitandukanye z'umubiri, ariko kandi zakomotse mu bitekerezo. Ibyo bita kwipasa umupira udashobora gutera, akenshi na kenshi bigatuma benshi bajya bibashora mu madeni batazabasha kwishyura, abenshi bikabatera kujya ku buzima buri hejuru y'urugero bashobora gushyikira,
bigatera abagore benshi gusaba abagabo babo ibyo batabasha kubona, ndetse n'ababyeyi bikabasha kubashyira ku gitutu cyo gushyira abana babo mu mashuri batazabasha kwishyura, abana bagasaba ababyeyi ibyo batazashobora kugeraho. Ibyo byose biraza bikirundurira hamwe, maze bigatera abantu kugirwaho ingaruka mu bwenge kubera kubura amahoro. Mbese aya mahoro tuzayakura he? Turifuza kuganira gusa ku nzira ebyiri ibyanditswe byera byatugaragarije zo kubona aya mahoro, kugira ngo n'utari wayabona azi ko yizeye Kristo amenye ngo ndacyari hirya, icyo ngiye gukora ni ugushaka amahoro nkayakurikira, nkayashyikira nk'uko ibyanditswe byera bitubwira. Ikintu cya mbere gituma umuntu ashyikira uyu mugisha cyangwa se aya mahoro ni ukumvira amategeko y'Imana. Kumvira amategeko y'Imana. Ingoma y'Imana ifite amategeko ayigenga, ndetse Imana yarayagaragaje iyatandukanya n'ayashyizweho n'abantu. Abazasoma mu itangwa ryariye amategeko uhereye mu kuva ndetse no mu gutegekwa kwa kabiri, tuzasanga hari amategeko Imana yanditse n'urutoki rwayo ikayashyikiriza Mose. Ayo ni amategeko 10, ariko agatandukana n'amategeko y'iby'imihango Imana yabwiye Mose kwandika, maze icyo gitabo akagishyira iruhande rw'isanduku y'isezerano, mu gihe ya mategeko 10 yo yanditswe maze agashyirwa mu isanduku y'isezerano imbere. Aya mategeko abantu benshi babura amahoro kubwo kutayubahiriza ndetse no kuyica. Ntacyo ijambo ry'Imana rivuga ngo gihere. Reka dusome mwumve Yesaya 48, igice cyaho cya 48 nk'uko tumaze kubivuga, umurongo waho n'ubundi ni wa 18 turaheraho. Abari barayabuze cyangwa se abumvaga ari kubacika, mwongere mwibuke ibi. Haranditse hati, iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja, kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi, n'abava mu nda yawe bakamera nk'imonyi yawo. Izina ryawe ntiryakwibagirana, kandi ntiryarimbuka ngo ribure imbere yanjye. Inzira ya mbere Imana idusezeranira yo kubonamo aya mahoro, yo kuba hirya mu isi, mu bihugu ibitwegereye n'ibitatwegereye, umutekano ubura, ariko umuntu w'Imana agakomeza kugira amahoro. Inzira ya mbere ni uko aba yubahiriza amategeko y'Imana. Abantu benshi gutandukana n'Imana ndetse n'amategeko yayo, bakikura mu burinzi bwayo n'ubushobozi bwayo, nibyo bibatera kuraragira amaso yabo agatembera akagera hirya y'inzira zabuzanijwe, maze bagatangira gutakaza aya mahoro. Aya mategeko iyo umuntu ayimbitsemo, wenda tuvuze kuri rimwe gusa ndetse rishamikiyeho na byinshi bijya bitubuza amahoro, kugira ngo mbanze mbasobanurire neza impamvu iyi ngingo yerekana kubura kw'amahoro ariko biturutse ku kutumvira ndetse no kutitondera amategeko y'Imana. Ndifuza gusa gusoma itegeko rimwe kugira ngo tubashe kubihereza isano. Kuva 20 turasoma ku murongo waho. Reka munyemerere dusome aya mategeko, maze ndaza guca ku umurongo kuryo nashatse. Impamvu nifuje kuyasoma yose nuko umwanzi ajya twigabiza, ndetse no mu myizerere imwe n'imwe bagashaka kugira yo bashyira ku ruhande, nyamara gushyira amwe ku ruhande nabyo biraza bigatuma n'ubundi abantu bakomeza kubura amahoro.
rero reka tuyasome kuva 20 turahera ku murongo wa 3 haranditse ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi. Iri tegeko naryo riri muri amwe yagiye yirengagizwa na bamwe, maze ibishushanyo bikaremwa bishyigikira ngo imisengere ya bamwe, ngo byibutsa abantu buryo Imana isa, bituma ngo ibitekerezo byabo byerekera mu ijuru, ariko ibi nabyo Imana yarabibuzanyije. 7 ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. 8 wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari y'Uwiteka yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7, nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Aha naho nifuza kuvugaho gatoya. Urebye uburyo imirimo iri mu isi ndetse yabaye myinshi, abantu barakora mu gihe Imana yari yaragennye ko umuntu azagira ikiruhuko umunsi umwe mu cyumweru. Hari ababyirengagije maze iminsi yose bayiharira imirimo. Intekerezo ntizituza, imibiri ntituza, maze kubera ko hari isano cyane ya bugufi ku ntekerezo ndetse n'umubiri, iyo umubiri waguye agahanyo uhora ukora ubutaruhuka, ibi nabyo bijya bijarajaza intekerezo maze amahoro akabura. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. 13 ntukice. 14 ntugasambane. Umurongo wa 15 ntukibe. Uwa 16 ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Itegeko dukurikijeho niryo nashatse cyane kugira ngo abantu bumve, kubera ko kurishyira ku ruhande, kutarizirikana, kutaryubahiriza biri mu bintu bitumye ikiremwa muntu kibura amahoro, kabone nubwo cyaba gifite ibyo cyakenera byose mu buzima. Umurongo wa 17 haranditse ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Iri ni itegeko rya 10. Mu bibujije isi amahoro nukureba ku by'abandi. Umuntu wese ushaka kugira ibyo ageraho ariko abanje kwifuza ibya mugenzi we ntabwo ajya abona amahoro. Impamvu nuko ibya wa mugenzi we ashobora koko kubigeraho, ariko hari n'undi mugenzi we ufite ibindi biruta bya bindi. Nguko uko amahoro abura biturutse ku kutumvira amategeko y'Imana. Turamutse twimbitse maze tukimika amategeko y'Imana mu mitima yacu, tukayubahiriza, tukamenya ibyo tubuza gukora, tukamenya n'ibyo dusaba gukora, mu by'ukuri amahoro yaganza ndetse agasesekara mu mitima yacu. Iyo ni inzira ya mbere, ariko mbere yuko nyivaho ndashaka gusoma undi murongo uri muri Zaburi igice cyaho cy'119. Tukiri kuri iki cy'amategeko y'Imana, kuyumvira byo bifite inyungu nyinshi, ntabwo twabivaho gusa ngo tubyihuteho, ahubwo mu nyemerere nyuma yuko dusoma kuri uyu murongo Zaburi 119 umurongo w'165, hatubwira amagambo agira ati
abakunda amahoro amategeko yawe bagira amahoro menshi nta kigusha bafite. Abakunda amategeko y'Imana ngo bagira amahoro menshi nta kigusha bafite. Ibiza kudukura mu gakiza, ibiza kudukura mu kuri twamenye, ibiza kudukura mu bunyangamugayo bahoze babyigisha, gukurikirana twadufaranga ngo n'uduce twatwo. Ibyo byose biba bitewe nuko tutakunze amategeko y'Imana ngo tuyimike mu mitima yacu. Kubera ko iyo haganje ngo adutera kugira amahoro menshi, adutera kumva tunyuzwe, adutera umunezero, adutera kumva dutuje, maze tukanezererwa mu Mana y'agakiza kacu. Nkuko nari maze kubivuga, ibindi tujya dukomora muri uku kumvira aya mategeko y'Imana ni byinshi, kuko aya mategeko y'Imana ngo burya tujya tunakomoramo kubona n'umwuka wera. Muzabisoma muri Yohana igice cyaho cya 14 ku murongo wa 15, Yesu ari gusezeranira abigishwa be ko bazabona umufasha. Yarababwiye ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, ngo kandi nimumara kwitondera ayo mategeko yanjye, ngo nanjye nzasaba Data azabaha undi mufasha. Uwo ngo niwo mwuka wo kubana namwe, ngo ntabwo ab'isi bamubona ariko mwebwe mugendana nawe. Ibi bizasohora ngo ku bantu bakunda Yesu kandi bakabihamisha kumvira amategeko ye. Umwuka wera azaza, azatwibutsa aho tugiye gutandukira, azatwibutsa aho tugiye kwifuza iby'abandi, azatwibutsa atwereka ko twarengereye, aho tugiye kugira izindi mana azatwibutsa, maze atume duhora muri kakayira Imana izajya ituvubiramo ya mahoro twabonye ko ari umugisha wihariye kubiringira Imana. Turi kuva kuri iki cy'amategeko, ngo aya mategeko tujya tuyasaruramo n'ikindi cyitwa kumenya ubwenge. Ibi nabyo turabisoma muri iki gice cya 119, duhereye ku murongo waho wa 98. Umunyazaburi yaravuze ati Zaburi 119, turasoma kuri uyu murongo. Yego, reka mparebe mpagere. Zaburi, reka uyu murongo nkurebe neza. Ariko yaravuze ngo ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge kuko bihorana nanjye. Ni muri Zaburi y'119 n'ubundi umurongo wa 98 nkuko twari turi kubivuga. Rero reka natwe twongere twumve ko ibi kumvira amategeko y'Imana bizaduhesha ubwenge budashobora kubonwa n'undi wese. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge kuko bihorana nanjye. 99, mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. 100, ndajijuka nkarusha abasaza kuko nitondera amategeko wigishije. Amategeko y'Imana ajya atera umuntu gukura. Iyo umuntu ayumvira kandi akayakunda, amutera gutunganya no gushyira mu gaciro, maze ibitashoboka ku rugero rwe akabasha kubigeraho, akabasha gutanga inama nziza, abamuruta akabasha kubaha inama zubaka, akabasha guhana kandi agahanana ubwenge, agahana abasaza nka base ndetse n'abakecuru akabahana nka ba nyina, ndetse n'abandi bose agashobora kubaha inama zigiye zibakwiriye kubera ko yumvira kandi akitondera amategeko y'Imana. Munyemerere tuve kuri iyi ngingo. Iyi yari inzira ya mbere yo kubona wamugisha ari wo mahoro. Inzira ya kabiri ndetse ariyo nzira twifuza no kuza gusorezaho kuri iki cyigisho cyacu, nukumvira no guhuza n'umutimanama wacu. Imana yagambiriye ngo kwandika amategeko yayo ku nyama z'imitima yacu. Icyo yakoze nuko yashyizemo irembo ry'ijuru ku buryo ikintu cyose cyiza, ikintu cyagirira undi akamaro,
utarasomerwa, utarabwirwa ngo handitswe ngo umutimanama wawe ukwibutsa, ukakwereka icyiza ndetse ukakwereka n'ikibi. Abantu benshi ngo bazacirwa urubanza bitajyaniranye n'ibyo basomye n'ibyo basomewe, ndetse hari benshi ngo bagiye banasinzira batarasomerwa kuri Bibiliya, ariko ngo imitimanama yabo izaba iya mbere mu kubashinja cyangwa kubashinjura. Umutimanama ngo urusha ibindi bintu byose kwereka umuntu icyiza cyangwa ikibi. Umuntu yakwereka amategeko, umuntu yakwereka ibyo uzambya, umuntu ukaburana ukerekana ko ibyo utari ubizi, ariko umutimanama wawe ugakomeza kukubwira ngo nyamara ahangaha uri kubeshya. Iyo dusomye mu Migani igice cyaho cya 28 hatwereka neza ko umutimanama w'umuntu utajya urya ruswa. 28 umurongo wa mbere haranditse ngo umunyabyaha ahunga ari ntawe umwirukanye. Abayirukanywe n'iki? Abayirukanywe n'umutimanama we, akabona ko hari umwanya adakwiriye kwicaramo, akabona icyo yakoze abandi bakibonye nubwo baba batakibonye. Umutimanama ukamucira urubanza ngo ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Abafite icyizere ndetse kubera ko afite ya mahoro aturuka ku Mana, ngo niyo mpamvu ashira ubwoba nk'intare. Muzagenda mubisoma ku bantu bagiye batubanziriza, abagiye biregura imbere y'abami ndetse bagatinyuka, bakabasha kubahamiriza ibyo bizera, ari ba Pawulo ndetse n'abandi, ariko bikomotse ku kuba bafite umutimanama cyangwa se umutima utabacira urubanza. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 3, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho ni cya 3, turifuza gusoma umurongo waho wa 21. Haranditse ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, ngo kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Ngo bakundwa, ikintu gituma dutinyuka tukumva dufite n'umudendezo wo kugira ibyo dusaba Data wa twese uri mu ijuru, ngo ni igihe imitima yacu itaducira urubanza, n'igihe twumva nta nkomyi dufite hagati y'Imana hamwe natwe, nibwo tubasha kugira ubwishingizi bwo kumva ko tuzasohorezwa amasezerano y'Imana. Ariko igihe twamaze kunyuranya n'imitima nama yacu, hari n'igihe dusenga tukumva amasengesho turi gusenga atari kugerayo, ahubwo tukumva natwe ubwacu tumeze nkaho turi kuboha umugozi mu mucanga, tukumva turi kubaka ibidafatika, tukumva turi kuvomera mu gitobotse, natwe ibyacu tukumva bidafatika. Ibyo bitewe nuko umutima nama wacu uri kutubwira ngo ibyo urimo ntabwo ari byo, biri ugambiriye ntabwo bihuje n'uri kwiyerekana kuri we. Ntabwo amahoro ashobora kuboneka igihe umutima nama wawe utaguhaye amahoro kandi utari kwemeranya n'ibyo uri gukora cyangwa ibyo urimo. Haba mu myizerere, abantu benshi bafite imitima nama ibashinja, ikababwira ati iyi myizerere murimo si y'ukuri. Yego, wayiyobotse ugira ngo uzishakiremo umugore, wayiyobotse ugira ngo uzaboneremo umugabo, wayiyobotse ugira ngo uzahuriremo n'abakomeye bajye baguha amahirwe, ibyo twita amahirwe yo muri ubu buzima, ariko nawe urabizi kuko atari ukuri. Umutima nama wawe ntabwo uzigera uguha amahoro, ayo mahoro ntabwo azigera aboneka, uzahora wayabuze. Ayo mahirwe bazayaguha, iyo mirimo bazayiguha, yewe n'urwo rushako ko kuzarubona, ariko ntabwo uzabiturizamo kubera ko bitakomotse mu kayira ko kumvira Imana, ariko kayira kabasha kudusesekazaho aya mahoro nk'uko
turi gukomeza kubyiga. Iyo umuntu anyuranyije n'umutimanama, nk'uko turaza kugenda dusoma ndetse tubona n'izindi ngero, cyaba ari icyaha wakoze ntukihane, abantu bakabona warihanye ndetse bakagusubiza no mu nshingano, ariko wowe ukaba uzi ko aho uri utahakwiriye. Icyakuhereza amahoro nta kindi uretse kumvira wa mutimanama wawe, maze cya cyaha ukakihana. Niba ari icyo kwatura ukacyatura, niba ari icyo kwihana mu buryo Imana izi yonyine, nk'uko n'ubundi waba waragikoze Imana ariyo ibizi, ukabinyuza muri izo nzira. Ndetse abazakurikirana ibijyaniranye n'ibi byaha biba byarihishe mu mico yacu, ndetse rimwe na rimwe bikihisha mu migenzereze n'imibereho yacu, abantu batabasha kubimenya ari Imana ibizi n'imitimanama yacu yonyine, benshi ngo bijya bibaziba umunwa bikawupfuka, ngo bijya bikomokaho n'imiterere yo kuba intinyamaso kuri bamwe, ngo ku buryo umuntu ajya yumva atisanzuye kuba hari icyo yavuga, akumva atisanzuye kuba hari igitekerezo yatanga, bitewe n'uko umutimanama we uzi ko adakwiriye icyo gusa. Hari abagejejweho ibibazo na bagenzi babo, umutima wawe ukakubwira ngo nyamara ko kaya mafaranga ari gushaka agiye kuburara yamuhe, umutimanama ukawucecekesha, ntabwo ibyo bizaguha amahoro. Hari abamaze kuvuga bati rero abasabiriza ku nzira bo bose babaye abatekamutwe, ariko hari uwunyuraho ukamunyuraho umutima ukagukomanga ukakubwira ati uyu muntu arababaye. Iyo wirengagije ukamucaho ukagenda, umutima ntabwo ushobora kuzaguha amahoro. Rero reka twongere dutekereze ku bituma tutabona aya mahoro. Twongere dutekereze inzira zose twagiye tunyuramo, abo twagiye twangira mu mitima, abo twagiye tugirira ishyari, bya bindi byose imitima yacu turega. Ntabwo tuzabona amahoro tutari twabasha gutunganya umubano wacu n'umutimanama wacu. Twongere twibukiranye ko uyu ni umugisha rukumbi ubonwa n'abiringira Imana ndetse bakanyura mu nzira zayo. Iyo unyuze ku ruhande nta mahoro ubona. Nawe nahawe kwigenzura niba aya mahoro utayafite. Niba ukora ukagira ibyo ugeraho ntubyishimire kubera ko hari bagenzi bawe bafite ibibirenze, urasabwa kwihana, warangiza ugaca muri iyi nzira ishobora kuguhesha amahoro nyakuri acumbitse mu mutima. Niba ikibazo kijya kibaho ugata umutwe ukayagara kimwe n'abandi bose, ongera usubire mu nzira ziguhesha amahoro. Niba ibigeragezo bijya bikugeraho, ntubabazwe nabyo gusa ngo usenge wenda wumve ko Imana izabigukuramo, ugatangira kuyoboka inzira zabuzanijwe ujya kwishakira ibisubizo. Ongera nawe umenye ko nubwo ubarwa mu bizera cyangwa se ubarwa mu bayobotse Imana, waratandukiriye, ongera uyoboke inzira zaguhesha amahoro. Ndashaka gusoma urugero rumwe rw'umuntu witwa Herode. Herode mwese muzi uburyo yacishije Yohana igihanga. Ku bantu babashije gusoma, ngo umukobwa wa Herode yaraje arababyinira bagize ibirori, ngo umwami arangije yumva aranezerewe, arangije aravuga ati ariko nsaba icyo ushaka. Ngo kubera ko Yohana yahoraga ashinja Herode amubwira ko umwanya arimo utari ukwiriye mu kuba yarafashe umugore wa mwene se, uwo mugore yahoraga amufitiye inzika, maze yoshya ka kana ke k'agakobwa gato arakabwira ati genda umusabe igihanga cya Yohana ku mbehe. Yohana wari uri mu munyururu, baramuzanye bamuca igihanga. Ibyo ntabwo byarangiriye aho, ahubwo amagambo shaka gusoma ni uburyo nyuma y'uko biba
ngo yarakomeje uwabikoze umutima nama we wakomeje kujya umurega kubera ko yari yarakoze ikinyuranye n'ibyo umutima nama wamubwiraga. Aho ngo muri icyo cyumba bari bateraniyemo, Herode yarabyumvise nawe yumva biramukangaranyije, yumva bidakwiriye. Ese aka kana iki gihanga kari kukimaza iki? Ubwo koko mu bintu by'ibihembo umwana yasaba umubyeyi harimo kumusaba igihanga cy'abandi? Nawe yabitekerejeho aravuga ati ntabwo ibi bintu bikwiriye, kandi uyu mwana ashobora kuba ashutswe. Umutima nama uramubwira ati ibi bintu ntabwo ari byo. Ariko arangije aravuga ati aho kugira ngo mpare icyubahiro, aho kugira ngo mpare intebe yanjye y'ubwami, reka mbikore nta kundi. Mu gitabo cya Desire of Ages cyangwa se uwifuzwa ibihe byose, ndashaka gusoma amagambo ari ku ipaje ya 223 mu Cyongereza. Haranditse ngo, when Herod heard of the works of Christ, he was exceedingly troubled. Ngo igihe Herode yumvaga imirimo ya Kristo, akumva uburyo Kristo yaje ari gukiza abantu, akumva uburyo Kristo abantu bari kumukurikira, ngo mu mutima we watangiye kumukomanga, yumva agize ubwoba. He thought that God had raised John from the dead and sent him forth with still greater power to condemn sin. Ngo yatekereje ko uwari Yohana umubatiza wazutse, wa wundi yacishije igihanga, kubera ko umutima nama we wari waramubwiye uti ntubikore. Arangije aravuga ati menya ari we wazutse. Ngo kandi atekereza ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ngo kandi kamuha ububasha bukomeye kugira ngo aze kongera guciraho iteka ibyaha. He was in constant fear that John would avenge his death by pressing condemnation upon him and his house. Ngo maze atangira kugira ubwoba buhoraho, akajya ahorana ubwoba ko Yohana uwo yakekaga ko yazutse azaza kwihorera ko yamwishe, maze akazaciraho iteka, cyangwa se we n'inzu ye bakabihomberamo. Uyu ni umutima nama. Hepfo haranditse ngo, the sinner's own thoughts are his accusers. Ngo ibitekerezo by'umunyabyaha ubwabyo byonyine ngo nibyo murezi we. Burya ngo nta wundi muntu wakurega nk'ibitekerezo byawe. Aho uri udakwiriye urabizi, ibyo ukora bitemewe urabizi, inzira wanyuzemo ugira ngo uzashakiremo amahoro ariko ukayabura urazizi. Ibyo byose ngo nibyo biza bikirundanyiriza hamwe kugira ngo bikurege. Bikurega he? Bikurega mu mutima wawe. And there can be no torture keener than the stings of a guilty conscience, which give him no rest day nor night. Ngo ibitekerezo by'umunyabyaha ubwe nibyo bimurega, ngo kandi nta yicarubozo ribaho rikomeye ngo ribuze umuntu amahoro nk'umutima nama umushinja ko yacumuye utajya umuhereza akaruhuko, ngo haba ku manywa ndetse na nijoro. Nukuri niba nawe utari wabona aya mahoro, reka twongere tuyoboke aka kayira kaduhesha amahoro, kuko dushobora kuba twaragaciye ku ruhande. Amategeko y'Imana bamwe bakaba bavuga ko bayemera, abandi bakavuga ko bayemera ariko bakuramo amwe. Muzabisoma muri Yakobo 2:20 gukomeza. Ngwiyo ngo wubahirije amategeko ariko ukagira rimwe ukuramo ukarishyira ku ruhande. Ni babandi bakuyemo iryo kurema ibishushanyo maze bakabirema igihe bibujijwe, abandi bakabyikubita imbere, abandi bakabipfukamira,
abandi bakuramo itegeko ryo kubahiriza umunsi w'isabato ari ryo rya kane, ariko muri uwo murongo bakavuga ngo iyo ukuyemo rimwe, uwubahiriza amategeko yose ariko agasitara kuri rimwe, yose aba yamaze kuyacumura, ngo kuko wakubwiye ngo ntukice niwe wakubwiye ngo ntugasambane. Nuko rero nukora kimwe ariko ukirengagiza ikindi, uzaba umeze nk'umwana batumye bakamutuma gukora imirimo ibiri ariko agasohoza umwe kandi ku bushake. Uwo ngo azahanwa. Uwica isabato, urema ibishushanyo, azahanwa kimwe n'uwasambanye, kimwe n'uwibye, kubera ko ariko ijambo ry'Imana rivuga. Aho aka kayira ntabwo twaba twaragaciye ku ruhande, akaba ari byo bituma tubura amahoro, tukaba turi ku murongo umwe n'ab'isi. Ibibahangayikisha akaba ari byo biduhangayikisha, ibibabujije amahoro akaba ari byo bitubujije amahoro, tukaba tushobora kudatuza na gato kandi natwe twibarira ku rutonde rw'abemeye Yesu. Ese aya mategeko yo twirata ko dukurikiza, tuyakurikiza uko bikwiriye? Aho ntabwo ari ku mugaragaro gusa, imitima yacu yamaze kujya kure. Mbese ibyo dushinjwa n'imitima nama yacu, erega hari n'ibyo abantu imitima ibabwira ko ari ibyaha ariko baramaze kubikura ku rutonde rw'ibyaha. Ariko ngo uko umuntu atekereza mu mutima burya ngo ni kwari. Ntabwo umutima nama ushobora kuguha amahoro ngo utuze, haba ku manywa ndetse na nijoro, igihe uzi ko hari ibyo uhora unyuranyaho nawo. Ndifuza gusoma amagambo sorezaho, ariko buri wese yibaza kuri izi nzira ebyiri zabasha kumuhesha amahoro, ndetse yibaza niba hari itandukaniro hagati ye n'abandi batayobotse Kristo cyangwa se batamwizera, niba nawe abasha kubona aya mahoro. Turasoma mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, Ibihamya by'itorero, umuzingo wacyo wa 4 mu Cyongereza. Turasoma ku ipaji yaho ya 47. Haranditse ngo, when the religion of Christ rules in the heart, conscience approves, and peace and happiness reign. Perplexity and trouble may surround, yet there is light in the soul. Ngo iyo iyobokamana ya Kristo iyobora mu muntu, iyobokamana ya Kristo ari iyobora umuntu, umutima nama we urabihamya. Ngo kuko niwe wa mbere ubihamya. Ngo kuko amahoro n'umunezero birahaganza, ibyago n'amakuba byamwibasira, ariko umucyo mvajuru ugakomeza kumurika mu mutima we. Ibyago n'amakuba biri impande zose, intambara ziri impande zose, impuha zazo n'amakuru yabyo biri impande zose, indwara z'ibyorezo n'impuha zazo ziri impande zose. Ariko ngo ibyo byose byazenguruka umuntu, akagira ibyago, agapfusha, akagira ubukene, akagira ibyabura. Ibyo byose ngo bikaza bikamuzenguruka. Ngo ariko iyobokamana ya Kristo yaba ifite icyicaro mu mutima we, ngo agakomeza kugira amahoro n'umunezero, ngo kubera ko umucyo mvajuru ukomeza kumurika mu mutima we. Hepfo ngo submission, love and gratitude to God keep sunshine in the heart, though the day may be ever so cloudy. Kwiyegurira Imana, kuyikunda no kunyurwa imbere yayo, bituma umuntu ahorana akanyamuneza mu mutima uko iminsi yaba ari mibi kose. Kwiyegurira Imana, kuyikunda ngo ndetse no kunyurwa imbere yayo, bituma umuntu ahorana akanyamuneza ku mutima ngo uko iminsi yaba ari mibi kose. Uko baba baguhemukiye, uko waba wahuye n'ibibazo, uko waba wahuye n'uburwayi, uko intambara hanze zaba zihari, uko impuha ndetse n'amakuru mabi byose byaza byikusanyiriza ku muryango wawe, ngo uko umunsi waba ari mubiho kose,
iyo umuntu afite iriyobokamana rya Kristo mu mutima we, ngo ntago rijya rimunyaga aya mahoro, ngo ntago ibyo byose bijya bimunyaga aya mahoro, ngo kubera ko agasoko kamuvubira amahoro nikajya gakama, kubera ko gaturuka mu ijuru. Reka buri wese muri twe yongere yibaze niba uyu mugisha wihariye kubiringira Imana awufite. Nta kindi kizadutandukanya nabo. Tuzarya, tuzambara, ndetse byinshi na byinshi nta nubwo tuzabona amasoko tuguriramo ibitandukanye n'ibyabo. Nubwo tuzagira umwihariko mu kwirinda agakabyo ndetse n'ibindi byose, ariko amasoko tuzayahuriraho, akazi tuzagahuriramo, inzira tuzazigendamo kimwe, imodoka tuzatega zimwe. Ariko se niki kizadutandukanya? Ikizadutandukanya nuko tuzaba dufite aya mahoro atangwa n'Imana. Reka buri wese ayasabire, kandi asabire izi nzira ziyamugezaho, maze duharanire ko zitazasiba, ahubwo tuzajya duhora tuzivugurura. Tubisabirane twese mu izina rya Yesu.